mwahuranyeho rero niba Simbi SACCO ya Marabo ifitanye ikibazo na Mbarushimana Emmanuel wenyine Mbarushimana Emmanuel yaba yibeshyera niba ari we bahisemo wowe wenyine waba ari wowe kibazo niba nta wundi barabikorera kandi urabazi ukubahisha oya ikibazo ukuraho kuri ababikoze bariho bariho nta wundi muturage wijujuta ko babimukoze nk'ibyo okay barahari bangahe abukeka ni bangahe nuvuga amazina wonzi no wapfuye waregwa umutima yitapfa kubera byo bamutereje cyamunara ni gute umuntu yafata inguzanyo ninde wundi muntu wafashe inguzanyo mu gatabo ke ikabitanditsemo no muri populaire kera byo hose babishyiramo Olivier urandebera aho ubona handitse ubwire ngaho dore ukuzigama uretse ndebe amapaje ane yanyuma ukugurizwa nta gihari ukugurizwa reka da ukuguza reka shwi none se ndishyurira iki ndishyurira nde urabyandika he ndakwishyura iki wamaye iki ubu niba mpatana moto ya 3 n'igice nkayishyura ubu bufaranga nibwo bwari kunanira kwishyura si nk'ibyo byose se ariko ndakwishyurira iki ndayaguhera iki no kumuvunya nabo babyumvise na perezida wa repubulika niho nshikaje nabo bantu batatu nawe barabimubwira perezida ni mugera imbere ariko ribizabikemura ndayizeye tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Niyo Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Niyo Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe Niyo Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe bakunzi rero ba Karegeya Omar Pano aha turi ni Kicukiro hafi y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ntabwo twahahoze rutegereje urubanza rurasubikwa narwo tuzababwira uby'urwo rubanza ariko tuje gukorera hafi mu baturanyi twakorera ikiganiro kubera ko ejo bundi nari nabibabwiye ko hari umuntu uzava Huye ufitanye ikibazo na SACCO y'umurenge wa Simbi rero uwo muntu Mbarushimana Emmanuel yazindutse nkuko nari nabimusabye nubwo yasanze nagiye ku rukiko arahansanga duhitamo rero gukorera ikiganiro muri kano gace ka Kicukiro hafi y'umurenge wa Kagarama n'urukiko munsi y'akarere no tugiye gukorera ikiganiro cya Mbarushimana Emmanuel uvuga ko afitanye ikibazo cya SACCO araza kubyivugira ariko muri make kugira ngo n'abadukurikiye babyumve SACCO umurenge wa Simbi historique Mbarushimana Emmanuel mu karere ka Huye SACCO y'umurenge wa Simbi ivuga ko yahaye inguzanyo uyu Mbarushimana Emmanuel imuha inguzanyo y'ibihumbi 450 n'amafaranga 122 iyamuha ku itariki yamuha mu kwezi 13 z'ukwa kabiri muri 2012 ariko nk'uko bigaragaza araza kubyerekana imanza maze iminsi baraburanye yaratsinzwe bagurisha moto bagurisha n'inzu bashaka kuyimukuramo ariko ibishya birimo mu masezerano yagiranye yanditswe kuri iyo tariki agirana avuga ko SACCO yamuhaye inguzanyo hariho imikono 4 uwa perezida witwa Valence uwa Jacqueline umubyeyi Alfonsina na Mbarushimana Emmanuel nyiri gufata inguzanyo icyambere umugore wa Mbarushimana ntiyasinye kandi afite umugore w'isezerano icya kabiri Jacqueline yahakanye umukono we mu manza araza kubisobanura Mbarushimana n'uyu Valence wari ngo perezida nawe yahakanye umukono we bivuze ngo mikono 4 iri kuri ayo masezerano uwemewe n'uwitwa umubyeyi Alfonsina na n'ubu ari we bakiburana cyo ni kimwe icya kabiri mu gatabo ka SACCO mu gatabo ko kwizigamira ka Mbarushimana Emmanuel bigaragara ko yabikuje mu itariki 4 z'ukwa gatandatu 2010 yabikuje amafaranga 500
yongeye kugaruka muri iyo banki 27 z'ukwa kane 2012. Donc harashize imyaka 2, yamaze imyaka 2 atagaruka muri iyo banki. Yagarutse aribwo bamaze kumwandikaho ya nguzanyo, kuko yagarutse mu kwa kane 2012, inguzanyo yarayifashe, amasezerano y'inguzanyo barayimwanditseho muri mu kwa kabiri 2012. Nuvuga ngo yaramaze imyaka 2 atagera muri iyo banki. Operasiyo zabaye muri 2012, imwe ni ya 27 z'ukwa kane, ikurikirwa n'iya 28 z'ukwa 29 z'ukwa 8, ikurikirwa n'iya 24 z'ukwa 9. Nizo operasiyo eshatu nabwo ntabwo ari we aheruka arotira bya bihumbi ya 500, hanyuma agaruka mu kwa kane tariki 27 z'ukwa kane 2012 yaverishije yabikuje ibihumbi 50, yabikije ibihumbi 50. No mu kwa 10 yarabitsaga yabikije 500, mu kwa enye z'ukwa gatandatu 2010 yabikije 500. Hanyuma 29 z'ukwa 8 2012 yakaswe igihumbi cy'inyubako ya SACCO, byanditse n'ikaramu itukura. 24 z'ukwa 9 2012 nabwo hagenda ikindi gihumbi cy'inyubako ya SACCO. 2012 bigaragare ko usibye ibihumbi 50 Emmanuel yaverishije ku itariki 27 z'ukwa kane, ntiyongeye kugaruka. Yagarutse muri 2013 averisa ibindi 40. Bivuze ngo operasiyo yakoze muri banki ni imwe, izindi ebyiri ni banki yazifashe yazikoze ifata igihumbi nkuko cy'inyubako ya SACCO nkuko bari barabyemeranyijwe. Bivuze ngo aya matariki yitwa ko yafatiwemo inguzanyo ntiyari operationnel niko namwita. Muri kano gatabo igice cya mbere kigaragaza ko ari aho kwizigamira. Hanyuma iyo ugeze mu ruteranyirizo rw'agatabo, ndimo ndareba, ugeze mu ruteranyirizo hahita hatangira amapaje, kandebe kuzigama. Amapaje y'inyuma nayo kugurizwa. Okay, ni nyuma y'uruteranyirizo, paje ya mbere, ebyiri, hari impapuro enye zateganijwe kugurizwa. Aha nta cyanditsemo. Nta cyanditsemo ukugurizwa. Dore aho ukuzigama birangirira hano hagatangira ukugurizwa. Ni vierge, ni vierge. Agatabo naka Mbarushimana Emmanuel. Hanyuma Mbarushimana Emmanuel ni foto ye, umugore we akitwa Musabyimana Emerita. Mu nguzanyo ntaho hagaragara, mu gatabo ntayirimo, amatariki Mbarushimana ntiyarakibaho. Abadukurikiye mutwumve, hano mfite historique ya banque umurenge wa Simbi, historique du compte nimero ziriya kuva kuri enye z'ukwa gatandatu 2010 kugeza ku 10 z'ukwa 12 2019. Mudukurikire neza. Historique ihera ku itariki enye z'ukwa gatandatu 2010 kugera ku 10 z'ukwa 12 2019, imyaka 9. Ubwo kwa 10 kurimo. Icyambere amafaranga 500 ku itariki enye z'ukwa gatandatu 2010 yarafiteho amafaranga 500. Hakurikiraho 27 z'ukwa 12 2012 verisoma y'ibihumbi 50. Iyi periode itariki yo gufata ya credit iri mu kwa kabiri 2012 muri historique ntabirimo. Aduhamagara nkuko araza kubyisobanurira mu manza rwaragigiranye. Mu masezerano ntagaragara ko atanze ingwate, ariko amamagara yambwiraga ngo bagurishije moto, bagurisha ibintu bye byose. Nkamubaza bagendeye kuki, araburana avuga ko hari n'abadepite babasuye akabibabwira. N'ubu ngubu ngo avuye kuri RIB. Historique yasohowe ku itariki 18 z'ukwa kabiri 2020. Muri iyo historique inguzanyo ntayirimo, mu gatabo ntayirimo. Amatariki inguzanyo yayifatiyeho yari non opérationnel, ntabwo yaherukaga muri banki. None araburana bigeze kure, mu kanya twereka n'impapuro. N'ubu avuye kuri RIB,
gutanga ikirego gishyashya, reka noneho tumwakire atubwire uko byose byagenze. Hanyuma hagati aho rero amakaro meza ni ku Ikaro Plaza, murabizi hari i Remera imbere ya gare, uciye munsi ya station iri imbere ya gare ugakomeza hirya, ahantu usanga amarangi meza avanze neza, ibikoresho byo kurangiza inzu, rangete, gypsum, wall panels, ni byinshi. Mubahamagare kuri 0783505046. abandi dutumikira bajya kwiga imodoka, mugane kwa mwarimu Clement mumuhamagare kuri provisoire akwishyuza nyuma umaze gutsinda. Definitif naho murumvikana, nawe mwamuhamagara kuri 0782483722. Reka twakire rero Mbarushimana Emmanuel. Nitwa Mbarushimana Emmanuel. Tagenzwa nuko mwankorera ubuvugizi. Uturutse he? Nturutse mu karere ka Huye. Reba hano hepfo. Nturutse mu karere ka Huye. Mu murenge wa Simbi. Akagari ka Nyangazi. Yego. Umudugudu bawita Igonde. Yego, Mwigonde. Hanyuma rero uragenzwa n'iki rero? Ngaho tubwira. Tagenzwa nuko basaba ko mwankorera ubuvugizi kubw'akarengane nakorewe na SACCO y'iwacu Simbi. Yego. Ekaba barantwara imitungo yanjye yose. Ndetse n'inzumbamo barimo baransohora. Kubera ko uko ikibazo cyatangiye nari maze kubivuguraza kubigarukaho nyuma, hera ku byanyuma. Ako karengane kakugejeje mu buzima bumeze bute? Ako karengane wabuze ibiki? Kangejeje mu buzima ahubwo banza natinye kujya kwa muganga, nshobora kuba ndwaye n'umutima. Kubera ko n'abana barahahamutse, mudamu yarahahamutse, nanjye ubwanjye kumva ngo ugiye gusohora mu bintu waruhiye imyaka n'imyaka. Ibyo umaze gutakaza kubera iki kibazo ni ibiki? Icya mbere napatanye moto, ndihata ndayitwara ndayirangiza, urayishyura? Ndayishyura. Nyimara kuyishyura bahita bayinyambura, bayinkuyeho ku murenge, waropije barayigurisha. Sinzi amafaranga yagurishijwe. Nta raporo baguhaye? Ntayo. Sinzi naho bayanditse. Moto iragiye? Moto iragiye. Komeza. Ndongera mpata n'indi, nayo ndayishyura. Iyo nayigurishije nimo mburaniza imanza. Ubu iyo ndimo ngendaho nanone n'iyindi napatanye yo kuyishyura birimo birananira. Urumva singitwara abagenzi kubera guta umutwe. Yego. Ntago najya gutwara abantu mu mutwe hatameze neza. Yego. Ikindi watakaje niki? Ikindi natakaje abana barahamutse. Yego. Hanyuma mu mitungo? Mu mitungo urumva yose nta mutungo ukiri uwanjye. Nyine ni iyihe? Harimo harimo isambu, harimo isambu yanjye irimo ishyamba. Ingana iki? N'urutoki irenda kuba nka hegitari. Iyo barayigurishije. Bayifashe cyamunara. Sinzi amafaranga urumva ngo babishyira mu ikoranabuhanga. Abaturage twaragoye tutabizi iby'ikoranabuhanga. Numvise bambwira umwavoka wabigurishije umuhesha w'inkiko ngo yayigurishije $1,250,000 iyo sambu. Ariko niyo wama $5,000,000. Umutungo wawe ukagurishwa nta raporo baguha umusinyeho? Ntayo. Niyo wama $5,000,000 iyo sambu sinayigura. No kuri moto? No kuri moto sinasinye. Ntiwasinye? Bayiteje cyamunara nabizi. Barifashe uwo munsi bucya cyamunara ntiwasinyeho? Bayifashe uwo munsi butabayiteza cyamunara. Gusubiza uko nkubajije. Raporo ya cyamunara ya moto nari gusinyaho ntari. Ntabwo uri kunsubiza neza. Ntabwo nasinyeho. Ntabwo nasinyeho. Kandi ntari mari. Isambu bayiteza wari uhari? Reka da ngo ni mu ikorane mu ibyuma byanyu. Raporo yo guteza isambu wayisinyeho? Ntabyo nzi. Abadukurikira hano utabizi abanyamategeko benshi mukurikirana ingingo ku yindi. Yego, isambu iri mu rutoki n'ishyamba iragiye. Ikindi inzumbamo ni igipangu ngo bagigurishije nimba ari ngo miliyoni nimba ngari $900,000. Bose cyaguzwe nande? Cyaguzwe na noteri w'akarere. Noteri w'akarere ka Huye? Ka Huye. Yitwa nde? Yitwa Fidel Irindi. Niwe waje mu cyamunara cyo kugura iwawe? Ngo bashyizemo imitwe ngo yabigure muri umunawe. Noteri wa leta mu cyamunara? Ngo yabigure muri umunawe. Urakoze. N'ubu ni uri kumamagara ambwira ngo nimuvire mu bintu. Ari guhamagara kugira ngo nakuvire mu bintu? N'ejo yaramamagaye sifite nimero ye umbwire nyigure. Ntacyo. Abadukurikiye babyumve. N'uri kuntera ubwoba ngo mvemo. Akabigasekwa nk'akeza. Ngaho rero moto iragiye, isambu iragiye, inzira iragiye, bashaka ya nguzanyo $450,000 n'ibiceri 122. Ngo byarikuza zana y'amasezerano.
amasezerano se ngaye fotokopi ngaye yasoma nayafashe mu mutwe bitagera umbwire mbigusomere ntabwo byanditse neza ntabwo byanditse kubera fotokopi n'amasezerano simbi kuwa 13 z'ukwa kabiri 2014 ngewe Mbarushimana ubwo nige wabyanditse ubwo ngewe Mbarushimana uyu mukono ntabwo ari uwawe reka sinzi naho byanditse ngiranye amasezerano na dukire simbi SACCO ko impaye inguzanyo ingana gutyo ingana n'ibihumbi 450 n'amafaranga 22 nzawishyura mu mezi 9 usa ndabona ari nk'atanu na mezi 9 okay hanyuma ngo n'ibinanira nzashyirwa kuri liste ya bihemo niko byanditse ibya bihemo hanyuma abasinye rero Barushimana Emmanuel ni wowe ngo ndasinye ngo reka ntari gusinya nabi amasezerano nayazi reka ndebe isinya yawe reba isinya yanjye gatabo niyo muri ano masezerano reba isinya yanjye reba nayo masezerano aya ntago zisa none se wafata inguzanyo warashakanye n'umugore byemewe n'amategeko atabizi si ibyo se ugasinyira amafaranga ntago bisa rwose nta mahuriro uyu ni wowe birarangiye ukurikiyeho Musabyimana Jacqueline ni wari ushinzwe inguzanyo yaragusigiye amasezerano yarasinye oya yarabihakanye muri RIB ufite raporo ni RIB yifite yarayinyimye ntacyo ifungiyemo Musabyimana Jacqueline yahakanye uyu mukoro ahubwo bawe bamumaranye amasaha 3 muri RIB arimo basobanurira usaba inguzanyo ibisabwa kugira ngo umuntu ahabwe inguzanyo okay RIB yimaraba yako isimbi okay umurenge wa Simbi umubyeyi Alfonsina umucungamutungo yarasinye uwo niwe wabikoze niwe muhanganye ndagije Imana Valence wa perezida wa komite ubu ni n'umwarimu perezida wa SEI yigisha ku kigo cy'Isimbi muri primaire secondaire yigisha muri 9 yarasinye nawe yarahakanye umukono we hano urahari yarahakanye ntabwo ukwasinya yabihakaniye he muri RIB nubeshye baragutambika cyane rwose ubu none good aha ndakubaza ngo iyo mitungo yose imaze kugenda ni ibihumbi 450 bagishaka oya ni ikihe kibyihishe inyuma inguzanyo yarakuze ikirego ntukireba se barandeze yego ikirego ni iki ikirego ni icyo baca miliyoni reka dusome ikirego gisome wumve urukiko rw'ubucuruzi rwa Huye rurihuye ruhaburanishiriza imanza z'ubucuruzi ruciye mu ruhame urubanza LC 007914 kuwa 27 z'ukwa gatatu 2014 ko mwatangiye kera ni kera rumaze umwaka n'igice no imyaka 10 n'igice imyaka 10 n'igice 2014 mu buryo bukurikira aha ababurana urega dukire simbi SACCO uregwa Mbarushimana Emmanuel mwene Tabaro Gerard na Nyirasafari Elina utuye Igonde Nyangazi Simbi Huye intara y'Amajyepfo ikiburanwa 1 gusaba iseswa ry'amasezerano yabaye hagati y'impande zombi kuko atubahirijwe cya kabiri kwishyura ibihumbi 450 n'ibiceri 122 y'amanyarwanda yasigaye ku nguzanyo inyungu z'ubukererwe ni miliyoni 1 n'ibihumbi 33 n'amafaranga 78 indishyi zikomoka ku kutubahiriza ibisabwa mu masezerano hamwe n'izo gukurikirana urubanza ni ibihumbi 150 igihembo cya avoka ni ibihumbi 150 yose hamwe Olivier gorera ibihumbi 300 nta karikire tufite muri kamera oya gira karikira kamera ikora fata ibihumbi 450 n'ijana 22 twagiye na 50 oya 450,000 122 francs wabibyanditse ibihumbi 450 n'ijana 22 cyangwa reka nandike mu mibare kanda plus twagiye imibare 6 ya mbere 450 122 wayanditse yari yaba tayari andika 450 122 kanda guteranya twagiye
ayo ni nayitwa ko ngo amafaranga yasigaye ku nguzanyo. Jya unyunganira ntabwo ubujijwe kuvuga. Inyungu z'ubukererwe andika 1033 turi kumwe ni imibare 7. Indishyi zikomoka ku kutubahiriza ibisabwa mu masezerano hamwe n'izo gukurikirana urubanza 150. Ibyo ndumva byoroshye. Igihembo cy'avoka 150. Yose hamwe nangahe Olivier? Total ebyiri ntazirimo ariko nubwo ntazi imibare. Ebyiri zaje nyuma mu bujurire. Ubonyangahe? Ni 150 kongera 300 miliyoni 1.8 hafa. 83. Miliyoni 1.783. Ha. Ibi ahangaha nkurikije uko ikirego giteye ntaragera aho watsinzwe naho watsinze imitungo imaze kugenda moto Isambu inzu bashaka 1.783 hagiye moto hagiye Isambu iri mu rutoki n'ishyamba hagiye inzu mbamo igipangu rega igipangu agapangu ko mu cyaro nyine abavyeyi bavyaye bakobwa bakowe nimukaburi bibondo muragaheka i Rwanda aragenze ndabona imiterere y'urubanza ndabisoma tu na amapaje 3. Imiterere y'urubanza dukire simbi SACCO yahaye Mbarushimana Emmanuel inguzanyo y'450 n'ibiceri 122. Iyo ngingo bari bitindaho bumvikana ibihe nyibutsa nyine. Iyo ngingo dukire simbi SACCO yagize gute? Yagurije yahaye Mbarushimana Emmanuel inguzanyo. Yego. Iyo nguzanyo rero ni amasezerano ntazi ari hano araho. Wewe urayahakana n'abanyamikono basinyeho bandaka iyo twakirangije. Madamu wawe ntariho. Rero ni waruzingiye. Nani gwate watanze. Abadukurikira batwumvire kuko mu masezerano ntahagaragara ko watanze. Naho ruzingiye. Ibi bintu bitezwa bigendeye kuki. None se waguriza umuntu n'ubyandika mu gatabo. Nibyo mvuga wimbaza ndareba ibiri hari. Amasezerano n'inguzanyo abamo n'ingwate. Akabamo n'umugore wawe mwasezeranye. Mbere y'amategeko. Jacqueline yarabisobanuye muri RIB niko wavuze. Ntangwate mu masezerano nta jambo ingwate nabonye. Iryo ureba se. Umugore wawe ntawe nabonye. N'imikono barayihaka. Right. Twagiye bumvikana ibihe uwagurijwe azajya yishyuramo igihe azatangira kwishyura n'igihe azarangiriza. Bumvikana uko inyungu zizabarwa. Mbarushimana Emmanuel yaje kunanirwa kwishyura uko byumvikanyweho akaba akurikiranyweho umwenda asigaje n'inyungu zawo. Buretse gatoya ni ikinyarwanda nanjye reka nsesengure ko ndeba amafaranga ari mu masezerano y'inguzanyo ari nayo ari mu kirego bakavuga ngo wananiwe birangana ntiwigeze wishyura na rimwe hanyuma azajya yishyuramo hano bakavuga ngo yaje kunanirwa wananiwe utaragerageza ubwo ngo akaba agikurikiranyweho umwenda asigaje kuyahe kuyo nagurijwe ayo wagurijwe se kwangana nayo bari kuregera abadukurikiye nibo ndikubwira twagiye asigaje n'inyungu zawo urubanza rwaburanishijwe uregwa adahari kubera iki ntago naragiye sango baruciye wari wagiye banumiye rimwe nageze saa 3 n'iminota irenga sango barurangije watsinzwe waburanye ndaburanishije udahari hakaba hakwiye gusuzumwa imiburanire n'ibimenyetso by'urega gusa ibibazo urukiko rugomba gukemura ese Mbarushimana Emmanuel uregwa akwiye kwishyura umwenda remezo inyungu n'indishyi akurikiranyweho koko ibyo ni ikibazo urukiko rwibaza isesengura ry'ibibazo bigize urubanza ese Mbarushimana Emmanuel uregwa akwiye kwishyura umwenda remezo inyungu n'indishyi akurikiranyweho muri uru rubanza rwaburanishijwe uregwa adahari Maître Mukanyandwi Apolinari uhagarariye dukire simbi SACCO avuga anagaragaza mu bimenyetso byashyikirijwe urukiko ko Mbarushimana Emmanuel uregwa atubahirije amasezerano yagiranye na dukire simbi SACCO kuko yahawe inguzanyo y'ibihumbi 150 n'ijana 122
akaba yaragombaga kuyishyura mu migabane 5 agenda yishyura 90,000 n'ibiceri 25 ku cyiciro guhera ku itariki 13 z'ukwa 3 2012 kugeza ku 13 z'ukwa 7 2012 bari baguhaye amezi 5 kandi agize ubukererwe mu kwishyura yabyishyurirwa inyungu z'ubukererwe zibariwe ku 10% ku kwezi guhera ku munsi wa mbere w'ubukererwe, akagaragaza yifashishije ikimenyetso ifishi y'inguzanyo cyashyizwe mu idosiye ko uregwa atabashije kubahiriza amasezerano kuko atishyuye. Ifishi y'inguzanyo irihe yishake irihe nyine ntayo uzi none sirihe mu gatabo se ifishi muri kigo se bwarayirebye tabizi se ntabwo wari uhari ntabwo nari mari reba ikindi kimenyetso twagiye amasezerano atishyuye uko byumvikanye ubu akaba akurikiranyweho 450 nk'umwenda remezo, inyungu z'ubukererwe 1,033,788, asaba kuregwa yakwishyura amafaranga akurikiranyweho ariyo umwenda remezo kimwe n'inyungu akishyura n'ibihumbi 150 by'indishyi zo kutubahiriza amasezerano n'ikurikirana rubanza kimwe n'ibihumbi 150 y'igihembo cy'avoka urega akanasubiza dukire Isimbi SACCO ibihumbi 50 by'ingwate y'igarama yatanze irega. Ese uyu mwavoka ni uburanira Isimbi cyangwa abavoka b'Ibutare ni aya ngaya baca? Ntago mbese. Mukanyandwi Apolinari urahendutse cyane uzaze ni Kigali igitano nanjye nari guha rwose. Mumbabarire ntago hano ndi kudenigra abantu iyo ibintu byakomeye nuko nyine nugusasa inzobe abantu bavugamo hano kandi bose yaba dukire Isimbi SACCO yaba Mukanyandwi Apolinari nawe uzaze nzaguha umwanya uyu munsi nawuhaye Emmanuel Barushimana. Mukanyandwi uca makeya nicyo menye. Ingingo ya 80 arineya ya kabiri y'itegeko nimero 45 ya 2011 vana telefone niyo musikure ikure ku meza uyayishyire ku ntebe cyangwa mu mufuka. Ingingo ya 80 y'itegeko ririya 45 ryo kuwa 25 z'ukwa 10/11 rigenga amasezerano iteganya ko kudakora biteganyijwe mu masezerano igihe kigeze bifatwa nko kwica amasezerano. Kudakora biteganyijwe mu masezerano igihe kigeze. Ubwo ayo masezerano bavuga ni yandi nyine utemera. Ayo ngayo. Ayo bansinye. Ariko si wowe wenyine na Valence mwarimu na Jacqueline good, reka twikomereze ndavuga ibyanditswe n'urukiko. Iya 85 iteganya ko kuba harabayeho kudakora ibisabwa bigaragara iyo uruhande rumwe rutabonye inyungu rwari rutegereje Mbarushimana Emmanuel akaba atarubahirije uburyo bwo kwishyura yari yarumvikanyeho na dukire Isimbi SACCO kuko atabashije kwishyura inguzanyo mu byiciro 5 nkuko yari yarabibyiyemeje mu masezerano nkuko byagaragazwaga n'ikimenyetso ifishi y'inguzanyo irihe. Iyo fishi itayizanye ndayikora wagenda bakayifotora ibintu byageze mu rukiko wagenda SACCO ikagwa kopi ahubwo ifishi y'inguzanyo noneho tukareba niba imikono iriho tusa ahubwo ifishi y'inguzanyo nicyo nimongira ngo nicyo kimenyetso nicyo nimongira ngo munkorere ubuvugizi nyibone nayo masezerano ariko wagomba kuba waragerageje kuyishaka wayibura tukabaga okay please Simbi dukire Isimbi SACCO iyi fishi y'inguzanyo mujyana mu rukiko muhe kopi nayo masezerano muhe kopi amasezerano nari original Barushimana original niyo nabuze ikimenyetso kibutsira ni ikimenyetso ifishi y'inguzanyo mu gatabo wapi twarebyemo reka da kandi ifishi ibikwa kuri banki wowe nyiri inguzanyo please abadukurikiye mutwumve ni gute utanga inguzanyo ari umanaginga dokima zose zijyanye nayo. Nicyo kibazo amasezerano original niwe yafite mu gatabo kanyura gufata inguzanyo nta kirimo ifishi y'inguzanyo ibitwe na bank nayo masezerano. Ubwo n'abazafatiza ubutaha mwumvireho nyiramatwi yumva umbera umugabo twagiye izi kese zirashibisha ntabwo ari ukukukira ku muvyimba ariko mba nibaza ibi bintu niba biba ahantu okay
ikimenyetso ifishi inguzanyo niyo cyo kimenyetso cyashyizwe mu idosiye bityo akaba akwiye kwishyura umwenda ukomoka ku masezerano tubahirije n'inyungu zawo akishyura n'indishyi ni yayandi nta kibazo indishyi zikomokaho hakurikijwe ingingo ya 86 n'137 z'itegeko ryavuzwe ziteganywa amasezerano yishwe bitanga uburenganzira ku ndishyi zitangwa n'uruhande rutayubahirije. Ingingo ya 4 Mbarushimana Emmanuel akwiye kwishyura Dukire Simbi SACCO rero umwenda remezo 450 inyungu 1,133 nkuko Dukire Simbi SACCO ibisaba hakurikijwe uburyo yerekana yabazemo umwenda kimwe n'ibimenyetso byavuzwe biri muri dosiye. Amafaranga akomoka ku nguzanyo uregwa akwiye kwishyura 450 na ziriya nyungu bikaba 1,483,083 byiyongeraho ya 300 ay'umwavoka nayikurikirana rubanza. Kubijyanye n'indishyi uregwa agomba kwishyura 200,000 akubiyemo ay'indishyi zisabwa n'igihembo cy'avoka aho kuba 150 kongera 150 asabwa kuko urukiko rusanga ari ikirenga. Uregwa akishyura kandi 50,000 ahwanye n'ingwate y'igarama Dukire Simbi SACCO yatanze irega. Paje ya nyuma twarurangije. Bityo rero amafaranga yose hamwe uregwa akwiye kwishyura ni akaba 1,483,083 n'amafaranga 902 wongeyeho 200,000 ukongeraho 50,000 akaba 1,733,033 n'amafaranga 902. Wumvise ko badohoyeho 50. Twe twari twabonye 1,783,083 n'amafaranga 902. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ikirego cya Dukire Simbi SACCO ikurikiranyemo Mbarushimana Emmanuel gifite ishingiro rutegetse Mbarushimana Emmanuel kwishyura Dukire Simbi SACCO 1,733,033 n'amafaranga 902. Umucamanza Sengumuremyi Siridio yampaye Dorota iyi nyandiko y'urubanza ihuje n'inyandiko yarwo rw'umwimerere bikorewe ihuye none kuwa 2 z'ukwa 4 2014. Umwanditsi w'urukiko umwanditsi Hakizimana Aimable. Siridio niwe warukase. Okay. Hanyuma rero abadukurikiye icyambere ibindi byose anomali ziri muri iyi case zose nazibabwiye. Amasezerano batemera imikono Mahimbano nta ngwate irimo nta mugore wa Mbarushimana Emmanuel urimo. Hanyuma donc icyambere inguzanyo nta yemera ariko nanone ibintu amaze gutakaza ni 1,733,000 bagishaka tutitaye ku bindi dushime tuvuge ko watsinzwe kuba kutaje kuburana. Inguzanyo ya 450 ukaba uri kubazwa 1,733,000 none hamaze gutezwa abadukurikiye mutwumve hamaze gutezwa moto Isambu irimo ishyamba n'urutoki n'igipangu. Ibyo byose baracyashaka 1,700,000 ntago biravamo. Icya kabiri y'icyamura gitejwe ntago baguha kopi bateza udahari ngo byagiye na raporo ubona ikoranabuhanga ngaho tubwire. Hanyuma rero wanyuze mu zihe nzira ese ku bwa mbere ko watsinzwe ko yakutari uhari wakurikije wiki? Narajuriye noneho njuriye ingorane nagize hano i Kigali muri rukiko mu rukiko rw'ubucuruzi. Yego. Noneho ingorane rero nagize abaturage twaragowe ngo hari ukuntu bajurira mu ikoranabuhanga bakabyandika. Njya kujuririra ku mwavoka waburaniye SACCO noneho mu bujurire. Niwe wamuhisemo se? Reka da. Urabona nje kukubwira ngo nyandikira ibintu uziranye n'umuntu noneho wowe ukajya wandika ibyo ushaka. Nyine tubwire byagenze bitse ntabwo ari ngiye ugiye byose. Urumva nagiye kwandikisha ubujurire ihuye nyine muri kabine muri Siberi muri Siberi. Nkubitana n'umuntu rero ntazi ko ari umwe nabo. Bigenda bite? We afata mashini yiyandikira ibyo ashaka. Nje kuburana hano ubwo naje nitwaje agatabo yandika gutareba ntabwo uzi gusoma no kwandika. Yarabinyeretse se yaravuze ngo nabyohereje byara ntaramwishyuye. Ubwo ni mwirembo mwishyura ahubwo wenda kunkubita. Wamwishyuye utabanje gusoma ibyo yanditse. Ugiye kwandikira. Yaramwe ngo nabyohereje byarangiye uzajya kuburana. Aho ni ikosa ryawe. Ndabyemera. Iryo kosa ryo ndaryemera. Hanyuma rero ibyohereje nje kuburana reka da nje kuburana
barambwira ngo ahubwo none nzatanga miliyoni 2 ubwo nari nitwaje ikimenyetso cy'agatabo mpakana ko nta deni mbamo bati ahubwo uzatanga miliyoni ntibatunye roho nanavuga mu rukiko se hehe bw'ubucuruzi hano i Kigali sinza ari Nyamirambo rwa Saint-Andre nuko ubwo ngo uzatanga 2 niko bambwiye ahubwo noneho nikanze mbona umugabo witwa Pascal waje waruje kuburanira SACCO metre ari ubujurire narabwandikishije yicaranye no mugabo wabwanditse Pascal afite akorera hehe sinzahana akorera nataye umutwe wandika donc uwo Pascal yarashizwe iki yari n'umwavoka komeza ushinyirize nta kibazo n'umwavoka n'abadukurikiye babirebe n'umwavoka noneho ikintu cyaje gutuma garuka kuri Pascal ntabwo abantu bamwumvise Pascal ni waburaniye SACCO mu bujurire niwe waburaniye SACCO mu bujurire ariko urumva njya kwandikisha ubujurire yari yicaranye n'uko yari ari kumwe n'urimo unyandikira biyandikira ibyo bashaka abaturage twarago ariko abaturage noneho ntabwo umuturage w'imaraba noneho ikintu cyatumye n'ubu nkiriho ko nanjye kujya ibugane ngo ncike munge akarere ka Huye yego noneho nitera abana n'umugore ndaba mbaye imbwa reka nkotane yego ndakotana abadepite bazi unayoboraga n'idini siko ni umuyobozi w'itorero irihe ADPR ari umuyobozi w'umudugudu muri ADPR noneho baje abadepite basuye abaturage ngo abavuga rikijyana n'abanyamadini badutumiramo nawe urimo nanjye njyamo yego urumva nashakaga umuntu mbwira ikibazo ngo nduhuke yego mpita mbaye ikibazo cyanjye wa mugore yicaye inyuma yanjye umwe manager Alphonsine ahita yubika umutwe nawe yari mu bavuga rikijyana yubika umutwe abadepite mbabwira ikibazo nibo bandangiye inzira yo kujya muri RIB ni RIB niyo ari abadepite babibabwiye se zino manza zaramaze kuvaho n'ubujure bwararangije ubwira abadepite na moto barayifasha ahubwo 2014 uru rwabaye 2010 uru rwabaye 2014 ibyo bindi se uranajuje sava ubwo tuvuge ko ari 2014 moto bari barayinyambuye ese ngenda n'amaguru yego abadepite barakuba ati abadepite n'abana beza cyane rwose yaba wibuka amazina yabo tuba tubashimye hano harimo Musafiri n'undi mudamu w'iwacu witwaga Josephine w'umudepite nawe ntacyo tubashimire bakwiritse inzira banyeretse inzira njya muri RIB ni muri RIB hagenda wowe inyandiko mpimbano sinari nzi ko biregerwa nyine ibyo ngibyo icyo ni akora ko kazi k'abadepite barakwigishije baranyoboye yego ndagenda bati nimba umugore wawe ibyo bintu atabizi mwarasezeranye ni gute se ibyo bintu byatwarwa ndagenda muri RIB rwose nihuta RIB ikintu yakoze iranyakira bantuma agatabo ka mbere ka SACCO ko naberetse urubanza kirego bantuma agatabo ka SACCO bantuma historique ya SACCO bantuma n'ahantu hose nasinye byose ndabijyana noneho bahita bakomvika bantu bose basinye kwa ayo masezerano barabahamagara bakomvika yihuye imaraba dako Isimbi umurenge wa Simbi barabatumira nanjye barantumira amazina yabo Jacqueline Valesi ni Jacqueline Valesi n'umubyeyi manaje ngo Fosile twese turicara yego muri bane abasinye kuri ari amasezerano manaje baramuhesha we yavuze tutumva ngaho mbwira mwabo batatu bahera kuri jewe ntanga ikirego baracyandika bajya kuri Jacqueline ati ngari ibyo bintu ntabyo nzi amaze tuyu umugabo barisobanura mwero muzi ndamuzi ese wabaye umukozi wa SACCO ushinzwe inguzanyo ati none se ugishinzwe inguzanyo mwamuhaye inguzanyo ati reka da nta nguzanyo mwamuhaye ati wapi bahita bamwe aracyakora ntago agikora yashatse umugabo bari Nyamagabe ntacyo ariko nimero ze urazigira ndazifite ati none se aya masezerano wasinyeho arayareba aratangara arahaguruka arabasarama ibi bintu ntabyo nzi umuntu wiganye umukono wanjye sinzi uwari we ntago ibi bintu byabayeho barabyandika RIB irimo irandika babaza Valesi nawe arahakana mwarimu ati reka umuntu ahubwo umuntu ashaka kunyimisha akazi mwarimu Valesi baracyari aho yakoraga nawe aracyakora bagiye kubaza manager baraduheza
yego bamubaza ari wenyine bukeye nsubirayo nsubiyeyo kureba igisubizo nyine barambwira ngo ibintu byawe wigeze waka amafaranga muri kapeke za kera yatse narayishyuye dore ni fishi kandi kopeke siyo yandeze abayobozi ba mbere ba kapeke sibo basinye hano murambaza ibya kapeke gute noneho muri bu yaransekeje cyane nasubiyeyo arambwira ngo nzazane amasezerano ya original kugira ngo ikibazo ayo masezerano bayajyane i Kigali kuyapima noneho ndamubaza nti nyakubahwa amasezerano original barayampimbiye sinyaza ndayakura he afitwe n'aba ngabo wowe kujya utayabaka ni none se njyewe uretse wenda kwa perezida wa repubulika amasezerano utemera wagira kopi yayo gute uretse kwa perezida ko ariho wenda ariwe mutatinyuka muri iki gihugu ubundi ribu arayezwa ubu jewe mfite ubuhe burenganzira genda gakeya amasezerano original inguzanyo ubundi abayikwa n'uwatanze inguzanyo wayihawe akabika kopi none we ntunayemera ntunayaka ariko muri SACCO arimo ngo ninyaza ribu nije kuyafata ngo ninyaza yes bakagombye kujya kuyifata bakajyana muri komeza kopeke miti ribu ngo nimba ntayabonye rero ngo ntabwo ikirego cyanjye kizakemuka noneho rero me ikirego cyanjye nkijyana ahandi ngo ya njya ku karere kuri ribu y'akarere nabo ndabibabwira barambwira bati ikibazo cyawe tuzagikemura wapi ntibagikemura noneho njya kuri ribu y'igihugu nibwo nazaga hano ubu niho uvuye cyangwa na mbere wajeyo singiriya kopi najeyo ngire se busiyo singurire reba ikirego hano wagiyeyo ku itariki 8 z'ukwa 5 2024 hanyuma iyi ni ya none aha ni mvuyeyo bitandukaniye reka nzisome zisomuraho bitandukaniye mu kwa munani ku itariki ya 8 z'ukwa 5 2024 ribu yakiriye ibaruwa yawe igira iti Mbarushimana Emmanuel inimero ziriya umurenge wa Simbi akarere akagari ka Nyangazi Bwana muyobozi mukuru wa ribu mbandikiye mbatakambira ngo mundenganure ku karengane nagiriwe n'ubuyobozi bwa SACCO ikorera mu murenge wa Simbi mu karere ka Huye ako karengane naka bakoze amasezerano Mahimbano bavuga ko bampaye inguzanyo baransinyira bajya kuyandegesha none imitungo yanjye yose bayiteje cyamunara ayo masezerano najyanye fotokopi yayo kuri ribu ikorera mu murenge wa Simbi babaza abayisinye bose barahakana nkaho bamfashije ahubwo bantuma ayo masezerano ya original none banyakubahwa nkaba nabasabaga ko mwandenganura mukabasaba ayo masezerano agasuzumwa dore ko imitungo yanjye yose n'inzu mbamo n'umuryango byose byatejwe cyamunara murakoze mbaye mbashimiye Imana ibafashe Mbarushimana Emmanuel tukiraha rero tukiraha n'ubundi turahava tujya hanga bahise bahamagara ribu yo mu murenge wa Simbi amahirwe basanga uwayoboraga ribu y'umurenge wa Simbi imbere ari wazinzitse ya dosiye yanjye yahawe pasiyo hari undi mushya arampamagara yumva yahamagawe n'aba Kigali bo kabyara ribu y'i Kigali ni nziza yishimire nyine bivuga ushize amanga cyane noneho yarankoreye bahita bakanguka ikibazo cyanjye ya dosiye bari barabitse bahita bajyana muri pariki wumva yego parike yihuye yego igiye muri parike bamuheye mu bushinjacyaha bampa nomero yayo yego ngiye muri parike ngo ndebe aho ibibazo byanjye bigeze barambwira ngo dosiye yanjye barayishyinguye ngo by'agateganyo kwishyingura ndenda mbabaza impamvu bayishyinguye by'agateganyo ababizi bavuga ko ubwo babuze ngo ikimenyetso rero gisabwa ni ya masezerano ya original yego ubwo rero ngishije inama abanyamategeko amafaranga yashizeho ndi umukene nta kintu nsigaranye bambwira ko byanze bikunze ayo masezerano ya original agombe aboneke ntazi n'imbaraga zayabona uretse ribu ubwo niko kugaruka rero kuri iyi ribu y'i Kigali ngo nongere nyitakambire
nyereke noneho ikindi kintu yamfasha. Uyu munsi Urabona rero- ko banyakiriye umunsi nanone. rero waje. Reka Naje, reka soma. nsome. Mbarushimana Emmanuel, akarere ka Huye, umurenge wa Simbi, akagari ka Nyangazi, umudugudu wa Igonde. Uyu munsi tariki 10 z'ukwa 2024 RIB yakiriye ibaruwa yawe. Olivier, mo ndasoma. Dore. Iyi ni reception ya RIB y'uyu munsi. Iyi ni reception ya RIB yo mu kwa gatanu. Kasome ibya none. Bwana umuyobozi wa RIB, umuyobozi mukuru wa RIB i Kigali. Impamvu gusaba ko nafashwa kubona ikimenyetso nabuze ngo nkurikirane ikibazo nabagejejeho mu ibaruwa yo kuwa 8 z'ukwa 5 2024. Bwana muyobozi, nkuko nari nabibasobanuriye mu ibaruwa yo kuwa 8 z'ukwa 5 2024 nizaniye aho ku biro byanyu n'ubu, ndabasaba ko mwamfasha nkabona amasezerano yifashishijwe na SACCO dukire Simbi kugira nyifashishe nsaba kurenganurwa. Bwana muyobozi, ku mungereka w'iyibaruwa murahasanga ibaruwa nari nabandikiye ku itariki yavuzwe haruguru mbasaba kurenganurwa. Nyuma rero yo kubasaba kurenganurwa mwaramfashije, ikibazo nari natanze muri RIB station ya Simbi mu karere ka Huye kigezwa mu bushinjacyaha, ariko nkuko nari nabibabwiye ko ikibura ari inyandiko y'umwimerere original y'amasezerano Mahimbano yahereweho mu rubanza bavuga ko natse inguzanyo arabura, maze ubushinjacyaha bushyingura ikirego cyanjye kuko bwabuze ayo masezerano, kandi ayo masezerano ariyo urukiko rwashingiyeho kugira ngo rwemeze ko nsinzwe. Nyakubahwa muyobozi, kubera ko ayo masezerano yahereweho mu rukiko kandi njyewe nkaba ntayo nzi, nta nayo nigeze nkora, ari nayo mpamvu mvuga ko ari amahimbano, ndabasaba ko mwakoresha ububasha muhabwa n'itegeko mukayansabira abayafite aribo SACCO dukire Simbi cyangwa urukiko rwayashingiyeho ari rwo rukiko rw'ubucuruzi, kuko njyewe ngiyeyo inshuro nyinshi bakayanyima kuko bazi ko ari amahimbano. Bashimiye muyobozi uburyo muzankemurira ikibazo. Mbarushimana Emmanuel. Turagana ku musozo. Ndabanza nkubaze. Reka mbaze n'abadukurikiye. Abanyamategeko hano barahari. Imitungo yabigurishwa ihereye ku kiko mu masezerano nta ngwatirimo. Simbizi gisendo. Urabaza bikagenda bite? Muhesha w'inkiko witwa Isaac ubikora. Sinzi amategeko ngo asoma. Ariko agendera ku by'urukiko. Hanyuma se mu rukiko rwanzuye ko hatezwe iki bigendeye ku kivuye mu masezerano nta jambo ingwate nabonye. Hambaza nanjye siko karengane. Abanyamategeko bari hano siko karengane. Mudatanga agatego ndabavuga mu mazina. Kamere kuri Pascal atari wa wundi mukanya twari kumwe ku rukiko. Kamere kuri Linde ni Mapindano watsinze urubanza rw'ejo bundi rwa transit ya Gikondo. Kamere ku bakozi abari muri rafu n'abari muri grid mwese muri hano. Bigenda biti. Amasezerano y'inguzanyo n'ubwo uyu mugabo atayemera dusipoze ko yabayeho, ariko mu masezerano nta ngwatirimo. Ibitezwa bagendera kuki? Iki ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, ibimaze gutezwa ko nta raporo abona, hamaze gutezwa moto yari buhe marike RC oya marike ni Tevisi ni Bajaji. Tevisi rwose nziza. Yego RC yari maze imyaka mu muhanda. Yari maze imyaka igera nko muri 4 ariko no biracyanisha kuko nayitwaraga nk'umusaza ndumushoferi. Yego donc moto iragiye, ishyamba n'urutoki biragiye, n'inzira agiye. Aba bantu baracyashaka 1,700,000. Ni ibibazo bibiri tubyumvikane. Amasezerano na amahimbano, icyo ni penale bazagenda baregere iriya mikono ko ari inyandiko mpimbano. Nuramukubonye ano masezerano original ukabona niri ya fishi ya ntuza ya inguzanyo mu gatabo kawe nta kirimo, ntango atwatsa. Nuvuga ngo icyambere no kubanza uzabura n'ikimyandiko mpimbano, none nurangiza unongera unarega bateje imitungo yawe icyo bagendeyeho. Imitungo imaze kugenda ari 3, 1,700,000 ntibiraboneka. Usigaye mangana simbizi byanditse hesa ubwo umaze kwishyura ngahe? Ndabizi ajya he? Ndabizi byandikwa he? Se amafaranga ajya he? Ahubwo byandikwa he? Aho da vuga ijambo rya nyuma. Hari ikintu utavugiye hano tubwire ijambo rya nyuma. Munsabire
munsabire ribu aya masezerano aboneke kuko turi mu gihugu cy'u Rwanda byiza bikora cyane ndabizi turi mu gihugu cyiza cy'u Rwanda irabikora kirwanya akarengane ese nisinge n'ubwira ko no kuri transparency nagiyeyo bakabahamagara utwari wabivuze se byarancanze n'abakozi ba transparency mukurikirana kino kibazo byarancanze naho nagiyeyo bahamagara ribu yimaraba nyine isimbi baravuga nyine ngo ayo masezerano niyabura bati se arayakura he nyine nicyo muri banke se bayavuzemo ese mfite ubushobozi bwo kuyaka nyine iyo mpamvu nimumbwira ribu na transparency yajya kuyasaba namwe muyanyakire kandi uyu hari ishami rya transparency namwe mumvugire nyine aboneke ubundi yabonetse iyo umuntu afite ukuri nta kugaragaza igihe cyose atabonetse byaba bivuga ko n'iyi nguzanyo byose byaba bibaye iyanga okay urakoze cyane vuga ikindi nta kintu usaba ikindi kibazo wenda mwankora ubuvugizi cyangwa mukambariza abanyamategeko barahari hano barahari ese ayo masezerano nataboneka ngo wenda ndegera ingingo nshya bari ko mvuga bizagenda bite bariza abanyamategeko ibintu byawe niba byaramaze kugurishwa icyo ngicyo niba urubanza wararutsinzwe utabonye ibindi bimenyetso ngo uruhinduke kandi n'iminsi y'ubujurire yararenze urubanza rwaciwe 2014 urwo mu bujurire sinzi igihe rwarangiriye byararangiye icyo wakurikirana imitungo yawe yatejwe hakurikijwe iki warega bateje imitungo yawe icyo bagendeyeho mu mpinzira nyine oya ntabwo ari ingenzi itanga hano muri rutegetse dore bavuze ngo rutegetse ko wishyura ntabwo ndi kubona aho bandika ngo ingwate iragurishwa kandi nta ngwate nigeze mbona ibigurishwa bigendera ku kihe cyemezo twatesheje agaciro cya munara umugore ararega mudamu we warese yego ko nawe ngo abifite uburenganzira yego none yego ngo abifite uburenganzira ashaka n'umwunganira ku buntu ko wabonaga dukene ashatse umwavu kumwunganira ku buntu garanga turatsindwa wabura niri Huye ugatsinda se nese ibuye haburana agatsinda umusifu yatsinze wabwo ibuye baratsinda none se ariko nese SACCO ntiyagutsinze kuvuga ngo nibatsinda nawe nyine nuwo ngo wenyine ababuranyi babiri ntago suri umunyarwanda icyo nshatse kuvuga wacyumvise ntago nacyumva hano kuri Omar Pano haba ibintu biciye mu none se bampaye amasezerano ya muyansabiye se mwayansabiye ubwo wandikiye ribu no wandikiye ribu y'Ikigali yo kabya izabikora ndayizeye kuri ribu irahari nanjye ndabivuze so uzayabona cyangwa twizere ko uzayabona numara kuyabona rero bigateshwa agaciro imitungo yawe nukureba uburyo ariko n'ubu ngubu ngiye ntabwo ndi kumva uburyo imitungo itatu igenda hejuru ya 1,700,000 kuko na moto ubwayo moto yigeze kurangaye none se reka nkubaze ikibazo urumva ko ibintu byanyu byaguzwe n'umuntu ukomeye wabyumvise byose se ni noteri byose oya moto yaguzwe n'umugabo wa Rikonsi witwa Sekamana ubu n'ubu aracyayigenda amakuru mfite ngo yatanze 300 ariko n'ubu wamuhaye miliyoni n'ubu bagwaye miliyoni ntiwayemera arasigaye 1,400 Isambu se yaguzwe nande ni noteri inzu se noteri ariko se noteri ujya muri ibyo ngibyo nuwahe wo mu karere w'akarere ka Huye bakavanga amasaka n'amasaka niwe wabiguze nawe nta nubwo we nimerese oya mwihorere namubwiye ntari kumva se niwe ajya muri utwo no barimo arambwira ngo ninsohoke mu bintu abantu bari muri industry ya justice noteri nuwo kujya gupiganira ibyamunara bikiri mu manza arangije iyi case yigeze kubaho buretse gato ndabyibuka muri Nyabihu hari umusaza witwa Habiyambere nawe umutungo we watejwe ngira ngo noteri yari umugabo wa gitifu atangaza itangazo rya cyamunara haza kugura umugabo we ibyo ni amafuti nubwo yaba amategeko ntabwo abantu bari muri izo nzego bakwiye kwivuguta muri bene ibyo bintu babyumvira ntabwo ndakaye ariko hari ibyo wirinda naguze turimo turagana ku musozo naguze shitingi ebyiri naza kunsohora nzubaka shitingi zo kuzabamo n'umugore n'abana bangahe abana 5 babiri bariho bariga bamwe bagiye kurangiza twasoje cyetse niba hari ikindi uvuga icyifuzo nicyo ngicyo kimwe yego kubona mu mvugire mbona ayo masezerano wahageze bivuge rega ntabwo mu mvugire mbona ayo masezerano abangaba uri kubwira bose barimo mu mvugire mbona ayo masezerano cyangwa se vuga amazina yabo bose hano barahari ushaka umuyobozi wa RIB mu rwego rw'igihugu yabyumvise undi no kumuvunya nabo babyumvise na perezida wa repubulika niho nshikaje nabo bantu batatu nawe barabivuga perezida ni mugera imbere ariko RIB izabikemura ndayizeye okay
ibu i Kigali so mwakoze cyane ariko ndagushimiye nawe yes bakunzi bakarege bari pano ikiganiro twagiraga hano Kicukiro hafi y'umurenge wa Kagarama hafi n'urukiko aho twazindukiye mu rundi rubanza nari nabateguje ko umugabo Mbarushimana azava i Huye ikizi cya Maraba umurenge wa Simbi yego Simbi azaza aje kutubwira ibibazo bye na SACCO ko yandikiwe inguzanyo atazi ibi bintu bya Manuel mu bifate mu bishyire mu gaciro ntago ari ugukwirakwiza ibihuha kesi nk'izi z'abantu bagiye bafata imyenda abakozi bo muri SACCO bakiyandikaho amadeni mu izina ry'abaturage byarabaye Ndego muri Kayonza byarabaye Gasaka muri Nyamagabe abagore batatu barafatwa byarabaye Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba ntabwo ari ibishya Manuel nta kintu zanye gishya hano ibi bintu biraba abantu bacunga amakonte yabo icya kabiri abantu n'abakurikirana bajya bareba ibimenyetso by'ibanze ni gute umuntu yafata inguzanyo ninde wundi muntu wafashe inguzanyo mu gatabo ke ikabitanditsemo no muri populaire kera byo hose babishyiramo Olivier urandebera aho ubona handitse ubwire ngaho dore ukuzigama uretse ndebe amapaje ane yanyuma ukugurizwa nta gihari ukugurizwa rekada ukuguza rekashwi ukugurizwa rekada ikindi abo basinyiye bose bariho amahirwe ntawapfuye baraboneka bari mu gihugu mu rukiko ntibavuze kubera iki bavuze muri RIB gusa hanyuma kuki batageze mu rukiko se ninde wari kubatumira SACCO yari ihari irahagarariwe SACCO abatanga ba nyiririya mikono barahari ntawapfuye ndabatuma undi munyamakuru azabambariza kuko ntabwo nta mbaraga afite zagera i Huye n'Inyamagabe ariko mwarimu Valence amenye ko nzamushaka na Jacqueline ngo yashakiye Inyamagabe ahagana he ni umudamu w'umupasiteri witwa Ndera ariko arahari nomero zabo ziraboneka okay so mwakoze cyane rero ngayo nguko iyi channel ntabwo yashingiwe guhimba amakuru umugabo aravuga mwabona Manuel arimo amarira azenga mu maso akarengane nk'aka karahari ngiye nari isanzwe mbizi na mbere yuko njya mu itangazamakuru rya za YouTube na nyindi baganya bazivugire nabo nzabarangira bazivugire ningira amahirwe ibyanjye bigakemuka urabizi ko bahari cyangwa ntabwo okay ntabwo nkubaza amazina yabo kamvuga ibyanjye ntabwo nkubaza oya bazagaragara uzabibona reka nkubwire nongere nkwahuranyeho rero niba Simbi SACCO ya Maraba ifite ikibazo na Mbarushimana Manuel wenyine Mbarushimana Manuel yaba yibeshyera niba ari we bahisemo wowe wenyine waba ari wowe kibazo niba nta wundi barabikorera kandi urabazi ukoresha oya ikibazo ukuraho kuri ababikoze bariho bariho nta wundi muturage wijujuta ko babimukoze nk'ibyo okay barahari bangahe abukeka ni bangahe nuvuga amazina wonzi n'uwapfuye warerwa umutima yitapfa kubera byo bamutereje cyamunara narisi ibintu byabaye muri cyamunara ku mugaragaro wabihishiraga yitwaga nde akamwihorere niwe muhe murenge wa Simbi akagari Cyendajuru umudugudu simwibuka yarapfuye kubera umutima warahagaze kubera umutereje cyamunara yayisarwara bari bamwanditse bangahe tinza amamiliyoni nayo yabazwaga ariko we shobora kuba yariye erega wishyuye iby'abandi cyangwa ukanapfa wananiwe kwishyura warari iby'abandi okay ariko waruzi ko umuturage ashobora cyangwa umuntu w'inyangamugayo cyangwa ari wese uvuga ukuri ashobora kugurisha inka ye aburana inkoko none se ndishyurira iki ndishyurira nde urabyandika he ndakwishyura iki wamaye iki ubu niba mpatana moto ya 3.5 n'igice nkayishyura ubu bufaranga nibwo bwari kunanira kwishyura si nk'ibyo byose se ariko ndakwishyurira iki ndayaguhera iki kadusoreza ha Olivier tesi enye ifite porte bagage ifite zirindwi ifite porte bagage inywa mazutu y'ubururu bwijimye bujya gusa na kano gatabo abantu bayishaka igiciro ni 16 n'igice bashobora kunegosiya abayishaka bazatugereho amafoto nayo mushobora kuza kuyabona